lightgivers, nizere ko mumeze neza cyane kandi ko mukomeje kugubwa neza. Uyu munsi tugiye kuganira ku buryo butandukanye uzafunga amarasita yawe agakomeza gusa neza cyane. Ndagushimiye cyane wowe ufunguye iyi video kandi ndagusaba gukora subscribe niba uri mushyashya hano, kandi nawe wayikoze ndagushimiye cyane. Tugiye kureba rero uburyo butandukanye uzafungamo amarasita yawe kugira ngo ukomeze kuba unique kandi ukomeze gusa neza ku mutwe wawe. So ushobora kuba rero ufite amarasita ufunga mu buryo butandukanye cyangwa se mu buryo bumwe bumaze kukurambira ukaba wifuza kumenya uburyo bushyashya. Rero muri iyi video ngiye kukwerekamo uburyo butandukanye burenga 30, noneho ni wowe uhitamo uburyo ubona bukunogeye akaba ari gukoresha nk'uburyo bushyashya ku mutwe wawe. So reka dutangire n'uburyo bwa mbere, ubundi nakubwira ngo ntucikwe. Ufunga ibisuko byo hejuru, ibyo ku ruhande ukabireka, cyangwa se ukaba wafunga ibisuko byo hejuru n'ibyo ku mpande, noneho ukareka iby'inyuma akaba ari byo biba bidafunze. So ni uburyo butandukanye, wowe ugerageza ukukunze kandi buroroshye cyane. Si ngombwa nanone ngo ube wabwikorera, ushobora no kuba n'umushuti wawe yagufasha, just akagufasha akagufungira. Ladies, murabona ko izi ni style nziza cyane kandi zigezweho. Gusa bizaba byiza cyane nuyifata ukayishyira ku mutwe wawe wayihitiyemo. Ntabwo ari byiza ko wafata hairstyle wishyire ku mutwe wawe wumva ikubangamiye. Niba urimo kumva ikubangamiye kandi utaba confident mu gihe iri ku mutwe wawe, beta nuko waba uyiretse ugakoresha iyo wumva itaguteje ikibazo. Kuko kuba wafata style runaka ukayishyira ku mutwe nanone ugasanga yakubangamiye, ntabwo urimo kuba ubusanzwe uri we mu nzira, urimo kumva ko wasebye cyangwa se yaguteje ibindi bibazo, oya ntabwo byaba ari byiza. Beta yireke noneho ukoreshe ikoroheye gusumba izindi.